Murakaza neza kuri Yes TV Rwanda. Ndaburamukije mwese mukurikirana Yes TV Rwanda, by'umwihariko abakunzi ba Pi Network. Uyu munsi ndabagezaho itangazo ryihutirwa rikenewe kumenwa na buri wese uri muri Pi Network witeguye Open Mainnet. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Gasigwa Emmanuel Kiza nk'uko bisanzwe, kandi rekame ikaze umuntu wese wakanze subscribe, kandi reka duhe ikaze nanone umuntu wese turakanda subscribe akaba ari mushyashya. Namwibutsa gukanda subscribe kugira ngo video zose zajya zinyuraho zijyanye na Pi Network azajya zibona, by'umwihariko uko arizo video dukoraho kenshi cyane. Ndabashimiye cyane rero, kandi kambwire umuntu wese wakanze subscribe uri umuntu w'intwari cyane wakoze igikorwa gikomeye. Muze mwese dukomezanye muri runo rugendo hamwe na Yes TV Rwanda. Itangazo ryihutirwa muri Pi Network ugomba kumenya. Ubushize Pi Network yatangaje ko turi mu cyiciro cya nyuma cyo kwitegura Open Mainnet, kandi ibi bivuze ko hari ingamba nshya zigomba gukurikizwa mu minsi iri imbere. Pi Core Team izagenda irekura amakuru mashya ajyanye n'igihe Open Mainnet izatangirira. Haracyari abantu benshi batararangiza KYC. Niba utarayikora kurikira Pi Browser urebe niba ubishoboye. Muri iyi minsi hari abantu bashaka kugurisha Pi zabo binyuranyije n'amategeko ya Pi Network. Mu itangazo ryasohowe birabujijwe kandi bishobora guteza ingorane zo kubuzwa gukoresha konti yawe. Niba wifuzaga gutanga Pi cyangwa se kuyigurisha, ushobora guhura n'ikibazo gikomeye cyo kubura konti yawe kandi ugeze mu gihe cyo kurya amafaranga. Kugurisha cyangwa kugura Pi zitarafungurwa ku isoko ntibyemewe. Uramutse ubikoze ushobora guhagarikirwa konti. Ubujura bw'imbuga z'ibinyoma. Hari abantu benshi batangiye gukora imbuga z'ubujura biyitirira Pi Network. Jya ukoresha Pi Browser gusa niba ukeneye kujya kuri site yemewe ya Pi Network. Nuramuka ugiye ku zindi website cyangwa se app zitari Pi Browser, ushobora kuzahura n'ikibazo gikomeye cy'abatekamutwe, ukaba watanga imyirondoro yawe cyangwa se amakuru yawe bakaba bagutwarira Pi Network. Iryo akaba ari itangazo ryasohowe na Pi Network. Ntuzigere utanga passphrase yawe n'umuntu uwo ari we wese. Niyo ufunguzo niyo passphrase yawe ni umutungo wawe, ni rwo rufunguzo rw'umutungo wawe. Nuramuka uyitanze uzaba utanze umutungo wawe. Nuramuka uyitaye uzaba utaye umutungo wawe. Nuramuka wibagiwe uzaba wibagiwe umutungo wawe. Ibyo ugomba kubyumva ukabizirikana ukabibika mu mutwe niba uri mu rugendo rwa Pi Network. Niba nawe ufite intego yo kuzagera kuri Open Mainnet ukareba ibyo ari byo, nagushishikariza cyangwa se nakumenyesha kudata cyangwa se kutibagirwa cyangwa se kuterekana passphrase yawe, kuko niwo mutima wa byose. Inama twabagira rero muri iki gihe cyo kwitegura Open Mainnet.
Ikintu cya mbere ugomba kwitegura ni ukurangiza KYC vuba. Nyamuneka umuntu wese bahaye deadline akaba ari kubikerenza, akaba akiri gusitasita atari gukora KYC, uwo namubwira ati hari ibyo uri gukina nabyo. Niba warahawe amahirwe yo gukoresha KYC, ntutinde kuyikora. Irinde kugwa mu makosa ashobora kuguteza ibibazo igihe Open Mainnet izaba yatangiye. Ikindi twababwira nuko mugomba kwiga ku isoko rya crypto, cyangwa se ugashaka umuntu akaguha ubumenyi ku isoko rya crypto. Nyamuneka nubwo ino Pi izaza abantu babyita nk'ubuntu, ariko nawe hari icyo bizagusaba ubumenyi. Ntabwo ari izapfa kuribwa gusa, ntabwo izaza ngo yitereke kuri mobile money cyangwa se yitereke kuri banki, no. Hari izindi process ugomba kumenya, hari ibindi ugomba kwiga. Niyo mpamvu tukubwira ngo bana natwe igihe cyose turi kumwe, ugomba kuzamenya ibisabwa byose kugira ngo Pi Network ikugereho mu ntoki zawe uyafate cash. Iyi update yose izagenda itangwa n'uburyo bazagenda babivuga, uburyo tugomba kuyabonamo, kuko hari icyo bisaba, ntabwo bizasaba n'ubumenyi nyine, cyangwa se no kuba usobanukiwe ibintu byinshi. Niyo mpamvu rero natwe wowe utabishoboye cyangwa se udashoboye kubyirebera, nkubwira ngo kanda subscribe kugira ngo bizakorohere kuba wabigeraho bitakugoye, utibaza ngo ndabikura he, ndabigenza gute. Hano video yose tukoze iyo wakanze subscribe ikugeraho mu buryo bworoshye cyane, ukaba wamenya inzira ya nyayo yo kunyuramo. Byagucanga ukatwandikira. Nicyo kitubesheje hano kuri YouTube, no kugira ngo dufashe umuntu wese muri runo rugendo rwa Pi Network. Niyo mpamvu ugomba kubana natwe kandi bizakugirira akamaro, kuko bari kudusaba ko tugomba kugira ubumenyi ku isoko rya cryptocurrency, ariko hari umuntu wumva cryptocurrency akumva ntazi n'ibyo turi kuvuga ibyo ari byo. Nagushishikariza rero kubana natwe muri video nyinshi cyane. Ikindi, niba wifuza gukoresha Pi mu bucuruzi, ugomba kumenya uko cryptocurrency ikora nk'uko nahoze mbibabwira. Ikindi twababwira nyine nk'uko nayabwiye, ugomba kuba maso ku makuru yose asohotse, ntihakagire video n'imwe igucika, ibe iyanjye cyangwa se ibe iyindi channel, ariko ugomba kwita ku makuru, ariko nanone ukareba ibyo abantu bavuga, niba ari byo ugacekinga nawe ugakurikirana. Niyo mpamvu tukubwira ati jya ukomeza gukurikirana Yes TV Rwanda kugira ngo utagire icyo usiba kumva cyangwa se gusobanukirwa. Ikindi twakibaza ni ryari Open Mainnet izatangira. Iki ni ikibazo benshi bibaza, ariko kugeza ubu Pi Core Team ntiyatangaje itariki nyayo izatangiriraho Open Mainnet. Icyakora dushingiye ku byo batangaje, dutegereje ko iyi ntambwe izaterwa vuba. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu nshaka kubasobanurira, ibyo batangaje ntago ari Open Mainnet. Ibyo batangaje hano ushobora kubyumva nabi, ushobora kumva ukagira ngo wenda ndakubeshye cyangwa se mvuze ibitari byo. Batangaje igihe bazashyirira Pi ku mugaragaro, ariko ntabwo batangaje Open Mainnet igihe cyo gukoresha amafaranga. Ariko twizera tudashidikanya yuko nyuma y'izi tariki batangaje
ndakeka na Open Mainnet izahita ikurikiraho kuko ni ibintu bibiri bitandukanye. Ndagira ngo ahantu uhasobanukirwe neza. Ku itariki 20 ntabwo ari zo gufata ayo mafaranga bakubwira n'iki cyangwa se kuba wagurisha payi yawe, ahubwo izo tariki n'iziki nizo kurocinga nyine payi, noneho Open Mainnet yo ikaza ukwayo. ngira ngo aho ngaho hari murabyumvishe kandi muranabisobanukiwe neza cyane, hatagira umuntu uza kunyumva nabi. Dutegereje ko iyi ntambwe izaterwa vuba kuko abantu benshi bamaze kwemererwa gukora KYC kandi bikomeje kwihutishwa. Harimo gukorwa igenzurwa ry'imbuga zose zizemererwa gukoresha payment mu kwishyurana igihe Open Mainnet izaba yatangiye. Haracyari abakoresha benshi bafite payi zabo zifunze muri Enclosed Mainnet, bivuze ko hataragera igihe cyo gukoresha payi hanze y'urubuga rwa Pi Network. Icyo twakugira inama ni ukwirinda impuha no gukomeza gukurikirana amakuru yizewe cyane cyane atangazwa kuri Pi Browser. Pi Browser ni rwo rubuga rwonyine rwizewe 100% rwashyizweho na Pi Network rutangirwaho amakuru ya nyayo. Niba utabizi rero cyangwa se kuba wabisoma cyangwa se kubikurikirana, niyo mpamvu natwe nka Yes TV Rwanda bana natwe tuzahita tukuyobora inzira ugomba kunyuramo kugira ngo umenye buri kimwe cyose kiri gukorerwa muri Pi Network Original News. Hari ikindi kibazo abantu bakunda kwibaza, ese Pi izagira agaciro kangana iki? Iki ni ikindi kibazo gikomeye, ariko igisubizo cyacyo kiragoye kuko agaciro ka Pi kazagenwa n'isoko ry'ubucuruzi. Pi Core Team izagena igiciro. Ndagira ngo mutanera ibuye. Hano hantu abantu benshi bamaze iminsi batangaza amafaranga kuri Pi Network, ngira ngo nanjye iyo video narayikoze, ariko ubushakashatsi bwaje kugaragara yuko nta giciro cya Pi Network kiriho. Mumbabarire niba narakoze iyo video, nshobora kuba narababeshyemo ukuntu, ariko nyine n'ubusesenguzi nyine bwakozwe yuko ari agaciro gashobora kuzaba ko ngako kuri video nakoze, ariko mu by'ukuri ntabwo biri confirm yuko ayo mafaranga ari aya nyayo. Kugeza uyu munsi twese ntabwo tubizi. Uko abantu bazemera kuyikoresha mu bucuruzi, iby'ingenzi bizagena igiciro cya Pi. Uko abantu bazemera kuyikoresha mu bucuruzi, ni ukuvuga niba hari ibicuruzwa ushobora kugura ukoresheje Pi. Niba izashyirwa kuri Binance, Coinbase cyangwa andi masoko, igiciro gishobora kwiyongera. Binance na Coinbase ku bantu batabizi ni amasoko ya cryptocurrency nk'uko nabibabwiye. Bizasabwa nyine kubimenya neza, kuba uzi amakuru kuri cryptocurrency. Niba abantu benshi bemera ko ari ifaranga rikomeye, bizatuma agaciro kayo kazamuka. Ni ukuvuga ngo ibi nibyo bizagenda bigena agaciro ka Pi Network uko izagenda izamuka. Naho ubundi umuntu wabeshye igiciro uyu munsi nta giciro kiriho. Core Team izatangaza igiciro
hanyuma nikimara kujya ku isoko uko abantu Pi bazagenda bayikoresha bayikunda cyane bayiha agaciro, noneho igiciro cyayo kigende kizamuka. Kugeza ubu ni agaciro nyako Pi Network kemewe ku rwego mpuzamahanga, bityo ibihuha bivugwa igiciro runaka sibyo, jya wirinda abashaka kugukura amafaranga bakubeshya ko bagiye kugura Pi zawe. Muri iki gihe icyo ugomba gukora ni ibi bikurikira tugiye kubabwira. Muri iki gihe turi kwitegura Open Mainnet. Ibi bintu tugiye kuvuga nibyo ugomba gukora mu gihe itaraba, nyamuneka ukaba uri tayari, ibi byose bikazaba warabirangije. Ikintu cya mbere ni ukurangiza KYC niba warabonye amahirwe yo kuyikora. Ni ukuvuga ngo ntabwo KYC buri wese aba ayifite muri telefoni ye, ntabwo wafungura app ngo uhite ubona KYC, no, hari igihe runaka nibo bayikugenera. Niba rero ayo mahirwe warayibonye bakaba barayikugeneye, byaba byiza ukoze KYC. Ikindi cya kabiri ugomba kuba witeguye cyangwa se uzi kwiga ku bucuruzi bwa crypto, kugira ngo uzamenye uko ubyaza Pi yawe inyungu igihe Open Mainnet izatangira. Ikindi cya gatatu, kurinda konti yawe. Wige gutanga passphrase yawe. Ntuzatange passphrase yawe kuko nk'uko nabibabwiye ruguru ni umutungo ukomeye cyane. Icya kane, kugira ubushishozi. Wirinda impuha n'abashaka kukwiba bakoresheje izina rya Pi Network. Icya gatanu, kugira kwihangana. Pi Network iri mu nzira nziza, bityo ntugafate ibyemezo byihuse ngo ucuruze nabi cyangwa ushiremo ubwoba. Icyo twitezeho kuri Open Mainnet. Mu gihe Open Mainnet izaba yatangiye, uzashobora gukoresha Pi mu bucuruzi bwawe nk'uko ubu hari abacuruzi bemera Pi. Kuyigurisha cyangwa kuyigurira abandi ku masoko ya crypto igihe izaba yashyizweho. Kuyibika nk'ifaranga ry'igihe kirekire niba utekereza ko agaciro kayo kazazamuka. Igihe cya Open Mainnet kizagenda kizana, igihe cya Open Mainnet kizagenda kizana, bityo ibyo ugomba gukora ni ugukomeza kwihangana, kwirinda ibihuha no gukomeza gukurikira amakuru yizewe. Yes TV Rwanda izakomeza kubagezaho amakuru yihariye ku bijyanye na Open Mainnet n'iterambere rya cryptocurrency. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, subiza hasi kugira ngo dutangire tuganire ku bintu bitandukanye. Murakoze cyane. Njye mwari kumwe, nitwa Gasigwa Emmanuel Kiza. Mu bantu bose twabanye muri kino kiganiro, tukaba tugeze ku musozo w'iyi video. Ndabashimiye cyane, muri abantu b'intwari. Reka mbabwira ati ku byo twagiye tuganiraho byose ni byiza kubizirikana kandi no kubishyira mu mutwe kugira ngo bizatugirire umumaro, twese tuzahahe turonke muri Pi Network. Ndabashimiye cyane, murakoze kandi tuzakomeze kujyana muri rugendo rwa Pi Network. Imana ibahe umugisha, kandi niba utarakanda subscribe reka mubwira ati yikande, kandi ikindi niba ino video yagushimishije reka mubwira ati kanda like, ukore no kunzogera, maze ubundi tubane muri video zitaha. Ciao, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Rigasigwa nk'ibisanzwe. Imana ibahezagire.